nta kintu na kimwe wogereranya no kuba ufite umuntu noneho umuntu mu macinzi mu bitekerezo mu buzima bwa buri munsi sinzi ko ari n'undi muntu wigeze kubaho mu buzima bwanje wabashije kunsobanukirwa. What do you miss the most? Kintu kumbura cyane kuri we? Your last memories? Ni ijambo yambwiye ikiganiro cyavuye ahantu rero nakubajije ikibazo cy'uburyo watangiye kumva ko wigisha ingo rero kugira ngo ufungure Moonlight byaje biti wabitewe n'iki? Umugabo n'ukuri sinzagaruka sinzagukumbura mugana ikiganiro kibaye akasa mutwe amaze kwitaba Imana rero nahise mbona impamvu noneho yo kuvuga yanyaye kuko nabwiraga abadafite abagabo je mufite none mfite impamvu nyinshi zo kubabwira ko tugomba guhagarara tugomba tutita ngo twateye inzara zihenze cyangwa twinjije paycheck ikomeye turatujana mu gikoni tukaja gutekera ubukwe abandi bose bimakiye baririya ariko wawe nti mwamaze iyo myaka mbere yo kugira ngo mubanye vuba noneho mubanye n'igihe gito ku muntu wabanye n'umugore bamaze imyaka 3 muri fiançailles iwe ahita avuga ngo iyo myaka ahubwo nibwo mwari mukiri kumenyana. So duhe experience ya wari wabonaho umugabo bamaranye imyaka 20 n'umugore avuga ngo type ye ngo yamwibesheho cyangwa ukabona umuntu ufite abakwe n'abakazana akivuga ko yihenze twambwa narihenze kugushaka yatumye utekereza noneho ko ukeneye urugo koko usanga nibyo uhita uvuga ati turushingejo oya iyo hayi umuhungu Yesi wavuze ngo ntitwanagirije ameza wazibonye none biriya baza bapfa n'abantu bahandi ako kako iwe yakobotse iriya kandi haba amabira arenze kwemera nimba umuntu agwaye $50 ako kansinza nemeranya nama ntagushaka kubyumva ariko umunsi gukunda amafaranga buriya ni byiza cyane tacakirimo sora ukunda amafaranga 100% 100% pe 100%. Hari umuntu babwira ngo ukunda amafaranga agakwazika akanarwara oya yaba yigirishije abafite amahimba nimba ufite amahimba genda yakunda kandi gituma nyakunda kurushaho nuko nyabona mu buryo bwemewe jewe sinyakunda. Of stories. Ndabaramukije abakunzi ba AFRIMEDIA live amwerere hose kwisi ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza. AFRIMEDIA family nkomeza kubashimira kubera ko dukomeza dutumbagira nimugire tuzuze 200 mwagize uko tubigenza tukagera 200 ariko ndabashimira kubera ko turi gusatira aho ngaho vuba hangaha niyo turaba turi celebrating uyu munsi turi kumwe n'umumama mwiza w'umusirimu w'umukirekazi n'ibindi byinshi mushobora kumubona intro ndaya Maze kuba umukiresi iyo intro irabishe umumama mwiza w'umusirimu w'umukirekazi ngaho hakana kimwe muri ibyo byose biri wrong byose ngaho nkosora byose biri wrong ngaho nkosora usibye kimwe ndi umumama cyo ndacemera mwiza oya nemera ko ndi umuntu just tu naho ibintu turi mwiza ndi umuntu ubwira umutima mubi oya ufite mukusha oya niba muri aho gusa udafite mukusha udafite n'ikibazo n'abantu icyo kera turakiviye nta muntu mfitanye ikibazo w'umusirimu ubusirimu bundi ni uzigisha abantu ko turiga kuba abasirimu nagutegamiye ariko uzutegera ko turiga kuba abasirimu ariko ntituraba bivuze ngo mwarimu w'abasirimu abari imbere abangaba wapi icyo nacyo ndagitsinze nk'umukire urahakana nemera kasi Impaka ariko kubera yuko ntari mu basabiriza ku muhanda kandi kuri umuhomeless wifite aho urara icujya nico wambara
ndi umukire ku rwego rwanjye. Urakize uri sawa ku rwego rwanjye pe ndi umukire. Sawa ugiye ku rwego rwande wundi baba Bill Gates ngo Elon Musk abagabo nyine na Bill Gates ku rwego rwe ni umukire ariko hari abamurusha. Elon Musk ubu nyine amuri imbere bari abagabo aho nza nibaza inda bavuyemo ikanyobera. Bari bari ku rwego rukomeye uzi ico bamenye mbere yacu sinzi ni ibanga we wararimenye kandi tutararimenye nyine narigize ngo wararimenye ahubwo ndangire nukuvuga ngo bamenye ibanga twe tutarabasha gutaha. bari abagabo nukuri unabitegereje gusa cyane Elon Musk nkunda kumwumva kenshi n'imyaka yaracari muto cyane wariya n'ibikorwa afite n'imitekerereze ko abasi umuntu barimo sinzi ukuntu bateye. Uyu rero akaba ari umumama uturanye na Elon Musk ntimwumva ko ari umukire? Naje mureba kuri TV uturanye n'abo bagabo ukaba uvuye muri Amerika mu gihugu cyabo bita ngo ni land of opportunities. Uko ni ukuri siko bazabyita? Ni ukuri kuzuye. Aho tugiye kuganira rero utwe ko dusangiza nubwo wenda utari nkabo ariko hari utwuzi hari utubanga twahari imaze kumenya natwe ubu dusigira hano abakuzi ba AFRIMEDIA tukabasha kumera tugana muri uwo mujyo waje. Naho twatanga ikiganiro dukomeze ikiganiro uko byogoshe ndabizi. Reka mbanze nivuge nitwa Solange nubwo wenda amazina y'abana yo ni umugisha Imana igenda yongeraho ariko amazina ni Solange ndi umunyamulengekazi. Iwacu ni mu Mibunda ku Itara. Natuye hano muri Kenya imyaka myinshi cyane niho naboneye abo bana niho ubuzima bwubakiye hano muri Kenya. So ubu rero turi iyo kwa Trump ariko n'ahantu dutijwe gusa kugira ngo twige tuzagaruka iwacu nyine mu gihe kitarambira. Tuzaniye kuri izo faranga ariko nasanze no mwaragize nyinshi. Ino mwagize nyinshi twebwe twahavuye zitaraba ariko ino nasanze abantu uraje tubwira amakuru. Iriya rero kuvuga ngo ni igihugu ca opportunity nibyo kuko abarize waba utarize ubona akazi. Ke kugwaye uri umukecuru cyangwa umusaza utabasha ufite ya myaka nyine itakwemera kuja gukora ariko ubundi ku basore ni igihugu c'amahirwe. Ariko amahirwe nanone ku muntu wajanyeyo ibitekerezo ntabwo amahirwe azapfa kuza gucya gusa azaza ku muntu nyine wagutse nanone mu mutwe uvuga ngo ufite vision runaka ufite intego y'ubuzima aho ngaho ukorera kuri speed ijanye na vision yawe. Ariko ukoze nyine wabahura umukene. Hari abakene bari muri Amerika wari basigaye baba kwibarabara. Hari abakene hari n'abafite amadeni hari n'abafite amadeni ariko bitari ideni nyine ry'abagabo kuvuga ngo waguze inzu ni ideni nyine ry'abagabo nta muntu wapfa gufata iryo deni nyine ari umwana usanzwe. Yes, iryo ni ideni ntabara nk'ideni ni ubundi bwenge kuvuga ngo wishizeho wenda 500,000 ubu ufite uburyo nyine uzakora kugira iryo deni urivemo. Ariko nk'utudeni kuvuga ngo nje kuguza 500 100 igihumbi kurumva uwo muntu aba yaragiye muri Amerika ari umuntu w'umugabo akaguza. Barahari. So Amerika rero ifite amahirwe ku bantu benshi ariko bagutse nanone mu bitekerezo. Niye challenging part ituma abantu babaho gutyo? Noba mbeshe ngiye kuvugira abantu muri rusange. Oya nkukiza ubona. Kandi wenda umuntu arigiye umureba gucya ariko afite ibintu ari kurwana nabyo byinshi utomenya biririnda ni mu wiwe cyangwa muri we. So ariko ntekereza wenda ko umuntu ushobora kudatekereza byagutse no kutigomwa. Buri iyo wigomwe ukigomwa imbaraga ukigomwa ibitotsi ukigomwa umwanya wawe hari ibyo bikurinda nyine wenda ukaba wagira. Ariko ntekereza ko umuntu uriho gucyo
ntago yigomwa ubuzima avuga ngo nigomwa imyaka 5 kubw'ubu buzima. Ako kantu kari mu ubwenge ariko reka nari ngiye guhita ninjira mu kiganiro ariko reka nanone ubwo aka katibutse tukaheraho tukumve hariho kwigomwa ubuzima kubwo kugira ngo ubone ubundi nivyo ushatse gusobanura. Yes. So umuntu uri muri Amerika agomba kwigomwa kugira ngo asingire, agomba kwigomwa cyane. Ako kantu andika hiyo itakusaidia kwa maisha. Andika hiyo. Yeah. Ako kantu ni sawa. None duhere hano. Nubwa mbere ugeze kuri AFRIMEDIA. Sizo? Nari nyizi gutya. Muri televiziyo mugane wa mukecuru ngo nza kubona muri televiziyo yiwanje. Nanje kuri televiziyo gusa. Iri iwanyu murayizi? Cyane. Tugukurikira cyane. Erega umustar. Turabaramukije. Uri umustar. Acana nayo. Uri umustar. Abanyamerika turabaramukije. Yego. By'umwihariko abantu bo muri Missouri. Abantu bo muri Colombia. Yes. Turabaramukije. Twagira kurahatuye. Turabaramukije cyane abantu muri Missouri, Colombia, isaramu nyinshi cyane. Yego. Buriya tuba tuhatuye. Mwebwe mwafashe isi. Nimba muza mutureba muhari urumva tutariyo. Mwafashe isi vrema kutabara. Kandi isi yabaye umudugudu kubera ko isi yoroshe rero mu mudugudu abantu bazasa nabegeranye kwa accessinga makuru bunyine ntibigoye. Ubuno wosanga aho ureba iwawe wiyicariye hano. Ayiwe cyane. Nanje nzaho utuye no bandi kuhabona no hano. Anyway, ku muntu utazi Solange navuze uti n'ubwa mbere tuguhostinze. Yego. Ariko nje nsanzwe nkuzi nyuma ya kabiri ya hano. Kumu mama w'ibyishimo byinshi. Nirihe banga? Ico kintu kiza kinsetsa abantu benshi nico baza bambwira ariko ngatekereza ngasanga ntabirusha abandi. Ariko ni impano wenda iva ku Uwiteka, ikindi ni impano iva ku bavyeyi. Tubyiyiziho. Oya nyine nza mbona ntarusha abandi ariko umuntu wese ugiye kumbwira kwanze nako kantazaheraho. Aza kugira ibyishimo byinshi. Kayoberwa niba mbirusha abandi cyangwa igituma umuntu ahita kubonamo ibyishimo undi ntabimubonemo. Nuko buri guseka, buri ukunda guseka. Ukunda guseka. Yewe cyatuma ndaseka cyabakimpemukiye pe. Ariko ntekereza ko ari n'ibintu tugenda dukomora ku bavyeyi, abatubyara, imiryango. Ubikomora kuri indi. Ntekereza ko ari mama. Mama muzi kuganira cyane. Mama wanje niko ateye. Uzamundamukirize nusubirayo. Ndamuramukije aza gukurikira cyane. Shangazi rwose niryo zinazwiho abantu bose bamuzi ku izina rya Shangazi. Zishimo rero turamuramukije. Ni mama barikuyeho. Ku muntu utakuzi bibwire mu buryo bwawe apana Solange. None se mvuga ubundi w'indani izina mvuza apana izina bankurenga izina tumenye umuntu. Amazina twayamenye no dushaka kumenya nyirayo. Ndi umuntu woroheje cyane tagira ko niyizi buke sino nanje siniyizi mu byukuri n'Imana ibituze. Ariko ndi umuntu uko ngenda nkura ngenda mpinduka. Ntekereza ko ngenda mpindura ibintu byinshi uko nari imeze wenda mu gihe cyashize sikomeza ubu. Nibyo genda mpinduka. Icyambere ngira ibyishimo ariko mu gihe kiri ngombwa. Hari igihe bitaba bihari no bambeshe mvuze ngo ni buri munsi ariko hari igihe bitaba bihari n'ubuzima bwa buri munsi. Ari ama challenge nyine ucamo bikaba ngombwa nyine ko byabyishimo bisa n'ibipungukiwe. Ariko kamere yanje ndi umuntu ukunda kwishima, ukunda abantu, ukunda gukora bizana ubuzima z'amafaranga. Je n'amafaranga rwose muri gutya turi best friend. So sindi wa muntu wumva nategemeye undi muntu. Ndi wa muntu ubuzima mba numva nahangana nabwo abandi. Nahangana nabwo narwana nabwo kuko ndi umuntu wigira kubabishoboye. Iyo mbona umuntu yaragikoze nawe ati nawe ni umuntu mpita ntekereza ko yabyawe
nawe yarezwe nk'uko twarezwe nkumva naje ico kintu cyashoboka uwo ni wenje nkunda guhatana yes ibirenze ibyo ni ibanga i Rwanda bazabyita ngo ni gukotana ubwo nanje nari ngo ni by'inkotanyi n'inkotanyi ziva ku ijambo gukotana nuko ndagiye mu gisirikare ariko nari kubishobora uri umuntu uhatana rero kugira ngo ibintu bikunde yego ni iyihe challenging part y'ubuzima bwawe bwo guhatana kugira ngo ibintu bikunde kuko impamvu mbaza ibintu biri challenging ibintu bigoye ni ukugira ngo natwe abandi abigaga naho ubu ntekereza ko ishobora kuba idafite imbaraga mbere yari gushaka gukora ikintu kwa guhatana nyine k'ubuzima noneho ugahita ureba abakugose imiryango iki ugahita ubona ko iki kintu ukica intege ukavuga ngo iki sinogikora ku bwa inshuti iki ariko ubu bifite amapurusa make cyane make hafi ya 0 kuko namaze kumenya yuko iyo umuntu avuye ku isi ibyo utakoze nyine ntabwo barabikoze uragenda ukaba amateka nyine so ibindi mo rero mba numva ngomba kubikora nkanje kandi bitari bibi sindi umuntu waba ugeze kuvuga ngo ndakora buri kintu cyose ngo nuko ngikeneye canyambika isura mbi kuko ndi umuvyeyi ufite abana bari gukura ejo bundi baba barayashemed yuko ndi mama wabo so hari ibyo ngomba gukora nk'umuvyeyi ariko nanone bitabogamiwe n'umuntu wari we wese ngo yandi magambo ngutoborere tugitinya abantu kugira ngo aho naho wabikiremereje muri Imana ishimwe ko turi kuganira n'umuntu duhuje wenda imico mu mico yacu hari abantu benshi bapfukirana ubuzima kandi bwari gukunda bapfukirana impano zibarimo ibikorwa ubwenge noneho igitsina goreho bikaba ibindi kandi ibyo bintu wari kubicamo bikaba umugisha wawe bikaba uzagira n'abandi bantu benshi umumaro ariko ukaza ureba ngashaka no kubaza cyane kandi uko ugenda ubaza cyane biza bigenda buri wese aguha idea yiwe kandi ukabaza ibyo wari ufitiye igisubizo ariko ukabaza batagifite neza warabicoye ubona finally aho waba uri ugatinya kubikora noneho kwa kundi uri kubaza umuntu utaratekereje ico uri gutekereza bigatuma cyarangisha umuntu utazi inzira so ivyo ntabwe rero ntekereza ko narayirenze ako niko kari nani yanje wabigenje ute naratekereje nsanga ubuzima ni gift kandi uri umuvyeyi nanje ndi umuvyeyi so hari ibyo tuba dusabwa gukora kandi tugakora cyane tutikorera noneho dukorera abo twabyaye kugira ngo ejo hazaza hazabe heza kandi rimwe na rimwe uzusanga n'abana bareba intambwe zacu abana baratwiga ushobora kuba tutabimenya cyane ariko abana baratwiga bakamenya ko papa afite imbaraga muri iki kintu papa ni intwari papa ni ikigwari kuri mwana azabimenya mama ni umuntu uri aho nyine w'intinyi w'ubwoba hari n'igihe abona imbaraga zawe ariko agatangazwa n'ukuntu utazikoresha kandi azikubonamo azi kuri intwari so kubw'impamvu rero zabo tuba twarazanye ku isi hari ibyo wirengagiza ukavuga ngo ngomba gukora nkabarura umudo w'umwana wanje kugira ngo ejo nawe bizamubere inzira nziza kugira abo wari we mbese mu gukora kwawe upushingwa nuko inyuma hari abakureba cyane kandi batari abandi abamvuye mu nda tari imiryango abana Imana yampaye yes kugira ngo ubigishe utababwiye utabahaye amasomo kuko twigira ku bavyeyi ibintu byinshi batanatwicaje ngo batubwire so wabicitse gute rero waruvuze ati mu kintu cangoraga ubu nyine ntikikigoye ariko hari igihe shaka kumva ibintu bibiri icambere wabicitse gute okay reka ndahita nkubwira ikindi kubicika ntekereza ko ni wabiburekinze gute n'ahantu dutuye hadufasha kwagura ibitekerezo kuko iriya abantu babayeho ubuzima bwawe sinahangayikishwa no kwaguza imodoka cyangwa utayiguze
life yawe ni yawe umuntu aba focusinze na life ye so ibyo rero bituma ugira umwanya noneho kumva ko uri ubohose ntaba kwinjiriye cyane nta muntu kwinjira cyane no kwinjira ntubimenye wenda bivugira iriya ubwira ute ntubimenye ntago dufitanye ya nani kagashesho kaka umurimo muhana gukururana nta mwanya uhari so iyo ugize amahirwe rero yo gufata igihe cyo gutekereza ubuzima bwawe ukabushushanya uzurubona noneho ibyo ugomba gusimbuka ibyo ugomba kurenga ibyo ugomba gucika utagomba kugendera kuko ubuzima warabushushanyije niko gushushanya inyubako ugiye kubaka iyo ufite igishushanyo mbonera cy'inyubako ubu usigaje kuvuga ngo mfite amafaranga ngaye kuri konti cyangwa ndakora bingana ute kugira ngo iki gishushanyo kibe inyubako ya nyayo so ni nkuko n'igihugu turimo gituma wenda umuntu akomeza gutekereza byagutse nuko yari ameze niki rero cyari cyarakugoye cyane niko kantu kakabiri ngiye kukubwira uvuga taka ngaka ntunsubize kariya bavuze ngo bakuzengurutse hari icyo waza uje gukora ukareka kugikora ukabuzwa n'iyo surrounding icyo kintu ni iki wavuze n'ubu nyine ushaka kuburegereta ati kuba ntarabikoze kiriya gihe icyo nashatse gukora sinagiye ubuzwa na za mpamvu iyo mpamvu wari birahari ariko sinobivuga sinobivuga birahari byinshi tubwire nka bitatu gusa sinobivuga duhe nka bitatu duhuriyeho ntacu tureke ibiri prive oya ibintu byinshi ubuzima bwacu bw'abanyamulenge kandi n'abadukurikira nimba aribo barabizi bwomatanye n'umuryango biza bigora kuvuga ngo wowe biragoye so icyo navuga cyose rero cogira uwo gikoraho gutya kandi si byiza ariko nawe urabifite n'undi muntu wese arabifite ariko iciza warabirenze ubu bifite amapurusa hafi ya 0 wenda reka tuvuge nk'ibijanye n'iterambere risanzwe urumva hano byagora kuvuga ngo utekereze wenda nk'umushinga uri hano muri Afrika utekereze umushinga runaka ube wowe ukora hatabayemo support ya family biragoye wenda n'umugabo wawe cyangwa basaza cyangwa banyokorome ariko support ya family izihaba yari umushinga ugize ufati kuremereye ariko wenda iriya ntago nafata umwanya munini yuko wenda family itari buvyumve cyangwa itari busupporting kuko mfite income wenda koreka tugarukirize kuri ako ni sawa komeza reka tugarukirize kuri kuko urumva income nayo irafasha gufata imyanzuro imwe ni yawe bwite kandi wumva ibe uba wigenga buriya amafaranga ni meza amafaranga ni meza cyane tukonjerera twumve abantu bose ariko barayakunda barabizi ko amafaranga ari bazavuga ko bayakunda ariko kuyabyaza yandi tutabyumva uwo muntu uyakunda atayabyaza yandi ntayakunda kuko umuntu wese ukunda amafaranga uzamubwirwa nuko ashaka impamvu zo kubyara yandi ariko umuntu wakubwira ngo akunda amafaranga nta bintu bibyara yandi nta hantu yashora ngo abyara yandi abakubeshe nta nubwo abayazi ntabayazi abenshi bakunda urukundo bumvanye bayakunda urukundo bumvanye abandi ntabwo abayazi ni nka rwa rukundo rwa Yesu bamwe hari abagomvye mu miryango iki ariko mu by'ukuri utarahura na Yesu ngo wumve rwa rukundo rwa nyago nyine wowe ubwawe urufeeling ntago biba bimeze kimwe n'umuntu warubwiwe hanyuma se gukunda amafaranga buriya ni byiza cyane cyane ntacaha kirimo sora ukunda amafaranga 100% 100% pe 100%. Hari umuntu babwira ngo ukunda amafaranga agakwazika akanarwara oya yaba yigirishije abafite amahimba nimba ufite amahimba genda yakunda kandi gituma nyakunda kurushaho nuko nyabona mu buryo bwemewe jewe sinyakunda ufite impamvu zawe ariko amafaranga ni meza ni meza cyane amafaranga ziri sawa
none se isi igizwe n'amafaranga, ubuzima n'amafaranga. Navuga ngo aho wowe utogera ngo utuma ifaranga cyane zashika zigakora akazi. Gusa hari aho zitoruta ibindi, ariko ifaranga ni nziza mu bintu byose. Okay, ifaranga ni nkenerwa, ni ibintu kugira ngo ugire ico ukora niho ruzingiye. Muri iyi faranga wazumva neza, ni nka essence y'imodoka. Ubu ari nziza, wazumva neza igihe uri mu kibazo gikomeye ukazisaba umuntu ubizi neza ko azifite kandi wari umwizeye, akazikwima kandi cya kibazo gishobora no gutacinga na life yawe wenda ikaba yagira. Nibwo uza wumva uburemere bw'ifaranga. Ariko none iyo ufite ifaranga cangwe aziguhaye nibwo wobyumva. Oya, yazikwimye kandi uzi ko azifite. Aziguhaye bigenda gute? Kuko rege aziguha ukabibona ko ari bisanzwe. Ukabifata kandi akenshi n'abantu biriya baza bapfa n'abantu bahandi ako kako. Iwe yakobotse iriye kandi haba amabira arenze kwemera. Nimba umuntu agwaye $50, ariko kansinza nemeranya namwe, ntago ushobora kubyumva, ariko umunsi umwe uzogerayo. Bizotinda ariko se nta bire zihaba. Oye, ayo makuru sino yasobanura, yarandenze. Ndakubaza. Oyaye uzoyasanga iriya haba nintajayo. Ubwo nzohora mu kinyoma muza mumbesha. Uzotembererayo, ndabizi neza ko ntabwo uzogerayo tu mu nzira imwe cyangwa indi, ariko uzogerayo. Ni ukuvuga ngo banza usoza ko wari uriho mfite nkubaza. Ntagasoje, ifaranga ni nziza. So ni ukuvuga ngo amabile iyo urebye ukiri hano ugiye kuduhuriza ko ndi kubuganira n'umuntu hose uhazi. Kenya ndayizi. Uri hano muri Kenya, bills wagiraga, uburyo wazihandoringaga, uburyo wabikemuraga ibibazo na hariya bitandukanye gute? Biratandukanye cyane, ni nk'isi n'ijuru. Hano hari ugukora bisanzwe ukahasoringa nk'uko namwe mubikora, rimwe na rimwe wenda ntibinuzuze ukayabura, ariko tugahoza abacu baririya ku nkeke zo gufasha. Banze tureka babahojeje ku nkeke, tuvuge uri kwikemurira ikibazo. Nyine ukoresha uburyo bwose kugira ngo ikibazo gikemuke, kandi ukumva ko ari n'inshingano z'abagiye kukigufashamo. Ariko iriya ntawe ufite, ntawe uri mu nshingano zawe. Niyo mpamvu bituremerera, ntawe uri mu nshingano, ni wowe ubwawe. Ndacyari hano. Urumva ariya baza ngo wowe Solange ukiri hano wari umumama ufite abana, siko? Uko wakemuraga ikibazo hano ni ukuri ntibihuye. Nuko ugikemura iriya niki kigoye hano. Ndi kukubwira ko ibitekerezo ntago byari, nari mfite imiryango si uko kose, ukamumva ko ari iby'imiryango uri bukore. Ni ukuri ukamumva nta nico bikubwiye, kumva ko ari inshingano zabo kubikora. Ntago nigeze ngira ibibazo hano byo kuvuga ngo ndatekereza ngo inzira ishugwa gute, ngo numvaga hari abari mu nshingano zo kubikora. Ariko uyu munsi ntawe uri mu nshingano zo kumfasha, ahubwo hari abandi bari mu nshingano zanje. Ubwo urumva biba bisaba ko wa muntu ntufite igisobanuro cyo kumuha. Noneho dufate kuri mu nshingano zo kwishura iyo nzu, zo kumenya ibyo byose hano, nawe iriya nihe bigoye. Hano bizogora kubera yuko akazi hariya biroroha kukabona. Niyo mpamvu rero iyo mutatse bills hariya mufite na means ziri hejuru. Mutaka hari ibintu bibiri muhura, mutaka bills mukibagirwa means. Nubwo ngo mufite means yo gukemura izo bills, ariko hano nta means bafite na bills. None muvuga ko izanyu zigoye gute? Kuko ubuzima bwa hariya ntubugabanya, hari uburyo utabugabanyika ngo ufindafinde bikunde. Ariko hano ugura mbosho za 10, ukagura agatunguru ka 5, ukabapimisha agafu. Uwo wakoreye 200 urajya. Niko nyine nshatse kuvuga, wakoreye 200 utuye mu nzu, ziriya bili zose muvuga zirahari. Hano ni ukuvuga ngo hano jewe ico view yanje, mwebwe mufite uburyo bwo gukemura ivyo bibazo burahari, mukagira n'ibibazo byinshi, ariko bikagira n'uburyo bwo kubikemura bwinshi, inzira zo kubikemura nyinshi. Si nyinshi. Mu gihe hano
ni nyinshi se gute ukora akazi kawe mu gihe hano mufite ibibazo ari byinshi nta buryo bwo kubikemura ntago ari byinshi ukuri ibibazo bya hano si byinshi ntabwo ari byinshi uretse ko wenda bataza ico muturusha nuko ntabazabahamagara buri kwezi ngo oya reka nkubaze ibibazo bya hano ukuntu atari byinshi hano nta iriya kugenda n'imodoka tiwabifata ngo ubiminimize uvuge ngo nzotega akamoto nta moto ihaba nta bisi uri butege ubuzima bwa hariya burahenze kandi ntabwo ufite kubugabanya ntabwo uri kubyumva ico kintu ukuntu bigoye hariya hano nogenda n'amaguru hano nosaba ride hano nta maguru wogenda nayo gusa wotega amatatu oya aba bantu bacuruza bahasoringa ku mihanda ntibirirwa bagenda n'amaguru kandi bagatana nayo 200 ubuze ariko harasinogenda n'amaguru igihe c'izuba aba ari ryinshi igihe c'imbeho nti woyisokamo iminota 5 yani ubuzima ntakufite wo bugabanya nukuvuga ngo ico muturushije ni imodoka oya si imodoka iyo nayo ni biri nayo igufashije kugera mu kazi kare igufashije kubona za faranga ariko za faranga ziragabanuka kuko iyo modoka nimba insurance yayo yishura buri kwezi wa mushahara ngaho kuraho insurance ya modoka ukureho telefone turi bugure amayinite ya toye nivuge ngo reka ngure ya 20 none hari yishura rimwe ku kwezi utayishuye barayikata ni system hano iyo udayafite ureka guhamagara haraba ko kera ugiye mu kibazo ni system kuko yega ya telefone nivaho telefone n'ubuzima ariko ishuri ry'abana baza baguhamagara buri kanya ari ku bitaro ufite appointment abadocteri baguke yani nta kintu na kimwe cyo hagarara biba bisabwa ko byose bihaba ntabwo tuvurana n'ahantu muba mwenyine ariko haragoye ntago wabyumva haragoye kuko uhorana umutima uhagaze uvuga ngo kandi nanone udakoze amasaha yuzuye ya paycheck iraza ari igice niza ari igice za biri ganti ziri bubashe kuvamo ko ntakiri buhagarare ubwo urumva ni ikibazo nawe nibivuga ngo wakoze amasaha make ngo wakoze menshi ariko abantu biriya muze mwumva baba bagowe wenda ikibagora kimwe gusa nemera nuko basabwa n'abantu benshi niyo nkubwiye ukubiteho community iyo community yonyine naho ibindi byo ntaco mwansobanurira mu buzima bupfundikiranyije kuko urusengero usabwa gukora ibyo rugusaba ubuzima bw'abanyamulenge sinzi ukuntu bwubakitse community hafa umuntu wahe tumuzi tugire usabwa gukora na hano nuko ubukwe usabwa gukora utitaye ngo nuwo mwanya cyangwa uwo mwanya abaguhamagaraga b'inshuti cyangwa abavandimwe ntibagira uko bangana ibyo byose bigasa nkaho ari biri zihoraho nemeye ko bire mugira imwe iyirukumbi tutagira niyo abadusaba kandi nabo nimvuga ngo abadusaba suko na hano bataza basaba suko nta umuntu uzazumpamagara ngo wanyohereje 500 cyangwa 200 baza gusaba hano urumva hano abaturanyi barasabana abaturanyi barafashanya ariko wenda expectation bagirira umuntu wa hano siyo yanyu iyo biri niyo mugira gusa manika maboko nkavuga ati byanze bikunze aba bantu bari hari akantu uzi ko ushaka kwisanga ku mbuga 8 harimo izibiriyo harimo izamakwe ukisanga ufite call z'abantu nk'icumi bari kukubwira ibibazo kandi ukazureba icukemura n'icureka ukakibura nabo wumva ngo bamwe ngo tubacita amatelefone n'ukuri ko Imana biba birenze ko wese uko nanje ubwaje ko ndabara umushahara ngasanga ko harasigara 500 se ibibazo mfite ku meza birenza 500 wamuha 30 kugira ngo ureke usaranganya bake byibura wa undi yahaye nawe agakomplaininga ngo ariko ngo umuntu uri hanze ngo yokoreza ngo idolari ngo 50 ngo nijana rige uzyoreza umutaka amakomplaininga wakwibuka ukuntu wagiye unusura kugira ngo uri muye abatu utanzo kwihorera ni akabavuga ati ngo kunaya wabonye uko wayabuze ayiwe tawe ushaka kwemera ko amafaranga yibura hari
ariko se koko bazababwira nabi uretse kuvuga ngo yabyivugishije wenyine oya baza bavuga nabi none yo cyane aba ari abantu nyine ba hafi yawe azama gutumira ariko diresha kuko ayiwe kavuga suku twatonganye ariko kuye gutumira ibyo bisobanuye ubuvandimwe niyo mpamvu none nibo babi abavandimwe gabaza yisanzura akavuga ngo waragiye sha ngo nanje nzoza ngo indege yakujanye ngo tirapfa tugira urubanza gukora najangwe nayuhe ni nawe izokujana mbese ikiraro cyakuza nticaciye kiracahari n'ukuri kandi kiracakunza abantu umunsi w'umuntu yugeza azagenda Solange twigarukire kuri wewe niho twari turi aje ukose ubundi oya ni inkuru yawe niyo kuri yaje inspiring aho abandi ifite umumama uhatana ko ngaho hari izingiro ry'ibintu kuko mu bamama bacu reka tuvuge ngo wenda ko biraza bihinduka barahindutse ahubwo sibyo ko biraza bihinduka ariko se muri izi mpinduka ni iyihe ni iki kigoye ni iki kibagora kugeza ubu nyine iyo kwadaputa kandi ibintu bigenda muri izo mpinduka zo kugira ngo bigende neza aho hatoya wenda bamwe na bamwe bitara ubuzima bwa buri munsi ni kumva ko bafite right bafite uburenganzira mu iterambere mu bitekerezo mu bikorwa binini cyangwa bitoya mu miryango so umumama wese w'umurenge rero ntaco atakora umugabo atakora ntaco kuko wicaye neza hari n'abagabo nyine baraha ibitekerezo biri hagufi bameze bate nyine bafite ibitekerezo biri bigufi ariko rero bagomba kureka nimba ufite nk'umufasha wawe cyangwa nimba ari mushiki wawe no mu miryango bibamo ugasanga nimba wenda mufite mushiki wanyu mufite abahungu kandi ugasanga mushiki wanyu ari sharp cyangwa afite uburyo areba kure ariko kuko ari umukobwa kumva nyine ibitekerezo bye biracafungiranwa n'iby'umukobwa cyangwa ariko ibyo ni bike abantu bamaze gusobanukirwa kabisa ko icyo umuhungu yokora icyo umukobwa yokora icyo umugore yokora umugabo yogikora ta mbogamizi gusa n'aba bafite bashoboye baze babaha go ahead abagabo hari abagabo nyine adashaka aho umugore guhada avuga ati taking over urugo cyane niki kigize nta kigoranye si urugo rwanyu ukavuga ati ngaho ruyobora yes nimba afite idea ziri hejuru y'izawe cyangwa uburyo ashobora kumanaginga urugo bikagira gusa hagomba kubamo aho kumwubaha umugabo gusa nk'aho akoreye munsi yiwe ariko n'ubundi ndani mubizi yuko umugore ayoboye icyo bari ikibazo ari skandale biterwa nuko abantu babanye cyangwa uko muganira ariko uremera yuko abagore iyo amaze nko kugera nko hejuru baza bakandamiza abagabo kundi uwo ni umugore w'igipfu siwe gato tuganira uwo ni igipfu ganti tumuvugaho tumushire ku ruhande uwo ngo ntaco twovugana nawe nyine ariko umugore wese ufite ubwenge takugera hejuru habaho hatuma nyine ukandamiza umugabo taho ko ari byo bibazo twumviriye iwanyu bihari simbizi imbizi ibyo ngibyo izo ngo sinzizi kuko muza mupfa kugerayo washika ati birya wakora muri Afurika titukiri muri Afurika n'ubujiji ariko birahari batongana kidogo ati ntugire ngo turacyari muri Afurika ababikoranye usuko muri Afurika ababikoranye ubujiji kuko iyo ushaka gukiranura no kubaka urugo nubwo ubonamo intege nk'umugabo wawe ntabwo ubimwereka hari uburyo mwubaka ibiganiro bihoraho ubushuti so bikaba byoroshe rero kugira ibyo umukosoraho ariko guhita ubivuga gutya
ushaka gusenya nyine babuze ubwenge kandi abagore badafite ubwenge barahari kuba wisenye kandi urusenye tuza tuguseka guseka nico gikurikira no kuguseka ko wananiye umugabo uzohahaza umugabo uza witwara nayo ku mugabo kandi biza bigaragarira abantu bose nyine tukakuvuga takundi hari ngo umugore ngo hagaze uhahaza umugabo noneho barumvikana gusa ati mu gihe harimo abantu mbese uzumpahaza ariko mu gihe abantu baje unyubahe kira ni ikinyoma kira ni ikinyoma abashitsi binjira akavuga ati ncururiza amazi biriya ni nk'umwana wawe utoba ibiro gira gutya noneho umunsi umwe kurya abashitsi binjiye ashuhije y'amazi amere kuyashusha ayashize aho ngaho abashitsi basohoke bakigira ku muryango bamumenaho ati tasoni akazi wamva kurya yamumennyeho abantu babarega si umuntu ngo ari icyo yari yibagiwe agarutse asanga byakomeye igeze gute izo ngo bo kwihishira nyine bakabikora muri ubwo buryo ariko ntabwo bize bitinda abantu bazabimenya buriya abantu batse neza barazwi nabo batse nabi barazwi ndimwo nabitangaza ariko biba bigaragara ntiwobihisha urugo rubi ntiworuhisha uruhisha umwaka umwe 2 3 ariko ntimwogera mu myaka 10 mukibihisha keretse rutagendwa nubwo rutaba rugendwa uziko ari ngo zitagendwa ariko namwe ubwanyu ukuntu bababona ukuntu mugenda n'ukuntu muvuga n'ukuntu muri community muri society ukuntu mumeze bazagenda babamenya hari urukundo ruragaragara urukundo ntiruza rwihishira hari ubumwe gusa bugaragara ntibuza bwihishira nari udukimbirane tuza dutinda tukaboneka uzaje bite rero ngo utangire kuzutanga bene aya masomo gusa nzanyatanga we wowe na Noella Noella turamuramukije cyane niba azakurikira AFRIMEDIA niba atazanayikurikira agenda yikurikira zaje bite ntekereza ko se byaje gute je nkunda urugo nkunda umuryango cyane ndi mu bantu bashatswe babitekereje ngo byarantunguye kandi nabitekereje igihe gito cyane reka shira ku munzani ndareba ndavuga ati we igihe kirageze ngomba kubaka reka turagaruka kuri ako gace so kurugeramo rero ugenda uzi neza ko ugomba kubaka nagiye nzi neza ko ngomba ko icyo byonsaba cyose ngomba kubaka kandi urugo rwiza rutari rwiza kuri nje n'umutware n'abana bazoruvukiramo ruri rwiza ku muntu wese uzorugeramo akumva hari ahantu ugera akumva hariho umwuka mwiza ukuma nyine ntushaka kuhava ukumva ni urugo nyine ruteye nyine kuhaguma ubwo nigo rwari muri vision yanje mu mutwe wanje kandi Imana iramfasha mu gihe gito narugize kuko umutware wanje yaratabarutse so mu gihe gito narugize rwari rwiza n'imburuzi rwari rwiza n'abaturanye rero barabizi n'umuryango ntago twigeze tugira rwari rwiza ariko ntekereza ko bibanziriza mu mutwe no mu mutima ukavuga ati iki kintu ugiye kugikora kandi ngomba kugikora kikaba perfect ku buryo umuntu wese ukibona abona ko ari cyiza so ibyo rero nubwo ntakiri kumwe nawe mba numva ari ni ideni toujours ngifite ruracyari urugo rurimo abana yes ni ideni rero ngifite n'umukoro wanje noneho wasigaranye imikoro 2 yes mfite imikoro 2 kugira kuba role model nk'aba papa nk'aba mama ariko still urugo rukaba rufite isura nziza so rero iyo mbona hari nk'umugore cyangwa umugabo ukina n'urugo urufata nk'akantu nyine hari n'abagabo uvuga ngo naragushaje si ijambo ry'abantu bashaka kubaka ryo ni ijambo ry'umuntu utaramenya urugo ngo naragukoye gukwa niki so hagomba kubanza kumenya aho urugo icarico n'icyabahuje kuko muzatandukanwa n'urupfu mu gihe urupfu rutaraza nta yindi mpamvu yose yabaho
yo kugira ngo mubane nabi ko n'abavandimwe muvukana murakosana ariko ntimuza mutandukana muragumana ejo mukiyuka mugakomeza muvukana cyane gakomeza ari abavandimwe ba kuko bagiye kuvuga ngo abavandimwe banje ntago bakuzana bavuga banje nyine cyangwa ni kubera ko ibo nyine muvukana kuki nyine ko tuvukana dukomeza koroherana simba naranabihisemo mva ico kintu sinabihisemo ko mvukana nabo nasanze mvukana noneho wowe ariko hari impamvu nyinshi zo gukomeza tubanye kuko nasanze twaravukanye noneho uwo nihitiyemo nkavuga ngo uyu musore kuko sinamuterese yaranterese ariko amahitamo yarayanje yo kuvuga ngo yes cyangwa no mu gihe navuze yes nayivuze bimininga ko ngomba kubana na ni yes so ngomba kumwerera ya yes rero kuko muri yes ntiyabamo no habaho yes na no wayi uwemerera umuntu ejo ukamubera umutwaro yes yawe ikabamo utundi tuntu no ugomba kuba yes wazuja no kumva nyine bihabigira ukibuka ko wamurahiriye ko waramwemeye so niyo mpamvu rero izituma tuvuga ku bitu waruvuze uti njyewe nabitekerejeho nashatswe mbikeneye igihe kigeze nabitekerejeho numva ko ari ngombwa byagenze gute kugira ngo muhite byinjirana nuko n'uwanya bishaka ariko nawe maze kuba umunyamakuru w'akasamutwe of course ntabwo ushakwa n'umuntu waguterese uwo munsi ngo muhite uvuga ngo muragiye sinzi ko hari abo bibaho usibye ko no mu bantu bagize nani kwa gufiyansana kugufi nshobora kuba ndimo kugufi kudatwaye n'amezi 3 reka ahubwo uwo warugiye kubaza nsanze ari wewe so ntago rero gusa ari ukuntu abahungu baba baraguciye mu maso ni benshi ntago aba ari umwe waje kameme ngo muhite mubana sinzi ko bibaho igisubizo canje nubwo kiba gikenewe cyane ariko haruza nyine ugahita ubona ari mu murongo w'umugabo ukeneye bitewe nuko muganira uko mubona karakterize ntiwamumenya wese ariko ari ukuntu nyine uganira n'umuntu ugahita uvuga ati uyu nguyu byamacinga so ni ukuvuga ngo yaje wowe umaze kuvuga ati jewe nkeneye umugabo niwe watumye ntekereza cya gihe ntuziye muri gusaba urukundo se akobwa turatwigira nawe ukavuga ngo nzobitekereza naje ariko namubwiye ko abandi bose ngo nzobitekerezaho ariko ntabwo byamfashe umwanya munini wo kuvuga ngo ngiye kubitekerezaho ahubwo yampaye homework yo kwibaza ko koko ni igihe cyo gushakwa nimba ngiye gushakwa urugo rugomba kuba rumeze gute ugomba kugubaka gute bigomba kugenda yampaye agahe nyine ko gutuma ntekereza ko ari igihe yatumye utekereza noneho ko ukeneye urugo koko yego usanga nibyo uhita uvuga ati turushinge ejo oya iyo uhaye umuhungu yesi wavuze ngo ntitwanagirije amezi 3 urumva nawe ibyo ari byo byose muri we nawe yari ameze nkanje kuko nawe yagiye kumbaza akeneye urugo kumwemerera rero bimutera guhita avuga kuko idafite imbogamizi zo kuvuga ngo inkwano iki iyo bihari already wumva nta n'impamvu yo kugutinza kuko ukeneye nimba yemeye ibisabwa bihari hari impamvu zo gutinda se tekereza ko abatinda cyane hari impamvu nyinshi da muri kwiga n'amafaranga ibiki ibyo byose nimba bitari bihari nta mpamvu zari kudutinza kubera ko nanone twabivuzeho sinkofendinge ariko uko nkubona na wanabyivugiye ati nafashe responsibility zibiri yiwe ni yanje kuko nari nahisemo kubaka urugo so kubivugaho ntaco bitwaye rero uzi ko rero umuntu mbajije ibi sinzaganira ibisigiye ibintu sinzabiganira kubera ko hari abadukurikiye bikinaniye urabyemera ko hari n'abantu ejo bundi nahaye ikiganiro iyo topic nawe atoya enti muyizane none bazotungurwa no kubona sije wayiza yamanutse ni mwuka wera ubwo yizanye reka tubyemere sije wayizanye yamanutse kandi ubwo yamanutse navuze kuva na kare ngo tubisokoze uko byogoshe
wabisokoje wabijanye niba ari ihe kwafi indi y'abakongomani ko ruvuze ijambo ryiza kandi ntekereza yuko hari abo bagistragolinga muri iyo responsibility kuko buriye mu kintu nasanze kigoye mu buzima bw'umuntu no kwakira responsibility buriya se cyane kugira ngo wakire inshingano ni ikintu sinzi ku bandi ariko kiragoye ni nayo mpamvu ziza zinanira abantu kuba responsable niyo mpamvu binanirana kuzakira rero ni success kuko iyo umaze kubyakira ukabimenya uzi unabishobora ariko iyo utarabishobora utarabimenya ntiwona bikora sinzi ko ako ngako kumvikanye ariko rero nari mvugiye kuko wewe warabimenye ati namaze kubimenya kuko mfite roles zibiri yo kuba role model kumutwara nta gihari ubwo ufite inshingano zibiri imbere y'abana kandi aho harimo akazi gakomeye turakagarukaho mbaye ngahine kubera ko tukiri ku ntangiriro yo kugira ngo tugere yo kugira ngo tugere aho ngaho ku bana turagera ku bana niki uyu muntu yagushizemo nyuma yuko umva guhaye homework wumva koko uyu homework ugomba kuyikora kandi uyikoze iba success muja ku bana duhera niki wize ukimara kuhagera usanga koko umwanzuro wafashe nti wawibesheho Icyo nize kuri we wavugiye kunjana amateka ariko nize ukuri ko ubuzima bw'urugo rugomba kuba mukuri kuruta ibindi bintu yari wa muntu no yiwe ni no habe navyo abahungu muza muvuga ngo umugabo utiyemeye ngo ntagira iwe ni yari ameze gutyo so ico nico kintu ca mbere namwizeho nkimenyana nawe ko yari umunyakuri kwinshi cyane na cakindi si bya bindi ngo umugabo ngo arabeshabesha umugore kugira ngo amushimishe ntaze gukora ikintu ntiyakigiraga egezamwe ati urukundo gukunda ntagaruko kubwira ko nshoboye ikintu utagishoboye kandi ati ikintu singishoboye sindi bugikore so uko kuri rero kwagiye gutuma mba mukuru muri nje kumva ko umuntu mukuru ntagomba kumera nk'abana tugomba gukora nk'abana kora ikintu ushoboye kandi ugikore mu bunyangamugayo ibyo byaramfashije n'urukundo rwe rwari unique atonanirwa gukora ikintu ngo amaso y'abantu ngo umugore we ni umugore wiwe nyine tawe bamusangiye niwe person ibyo akora arabikora nk'umugabo nyine mu rugo urugo rwiwe ntago rugereranywa n'ikindi kintu cyangwa nk'undi muntu abe yamubwira ngo kora gutya ngo cyangwa ngo mani ngo hawa urugo rwiwe nuzi ubujya ruridinga ibyo rero byabaye inkingi ikomeye yo kumva yuko nanje ngomba kwiga za characteri zo kuvuga ngo urugo rwanje ruri unique ni jewe ntiruzasa n'urwa mukuru wanje cyangwa n'urwa murumuna wanje no mfite inshingano zo kururidinga neza uko mzumva kandi biri mu kuri umaze imyaka ingahe wubatse gusa ndayimenya imaze kuba myinshi kiraje gusatira 9 mwabanye igihe kingana gute imyaka 4 n'amezi 4 niyo wigiyemo ayo masomo yose yari umuhanga yari intumwa zanumva evangeliste Rwiyereka avuga ngo ni intumwa itaratumwe n'abantu nawe yari intumwa itaratumwe n'abantu yari intumwa yatumwe n'Imana kandi ntivuga ngo kumara igihe kinini mu rugo niko kurumenya yari intumwa ibyo yamaze kutwigisha kutubibamo byararangiye aratabaruka ariko zasize inani nini zasize ukuze cyane birenze kwemera nta muntu ushobora kuko reka mvuge nkoresha imvugo z'abantu ngo uracara umwana mbese urugo ugasanga umuntu ufite imyaka mike mu rugo ati ruracara urw'abana oya urugo si imyaka
so kurutindamo kuko turi mu kubona abantu wari wabona aho umugabo bamaranye imyaka 20 n'umugore avuga ngo sitayipu ye ngo yamwibesheho bamaze imyaka 20 bubatse cyangwa ukabona umuntu ufite abakwe n'abakazana akivuga ko yihenze twambwa narihenze kugushaka wumva isho kintu ubwo urwo waradescribinga gute abantu baza bandenga sinzameze baza bandenga ariko buri Imana ifite ubugizi igenda iterekamo umuntu ikintu ntibisaba rero igihe kinini bishobora kuba Imana rero yaraduteretsemo urugo turarumenya ariko bitavuze ngo nuko turumazemo igihe kinini. Anyway duhe experience y'imyaka 4 n'igice no gabi nawe aka usanze ari isomo ry'ubuzima rikomeye iyo myaka 4 n'igice ubu nyine ugeze mu yindi 4 n'igice kugira ngo ibicenda kandi muri 4 n'igice wakomeyemwo cyane uvuzemo ibintu byinshi bya responsibility n'ibindi wagiye ufata tu experience y'imyaka 4 n'igice y'iryo shuri yesi no basha kubihinahina ngo bigazure ntakibazo yewewe keka abantu bazije hari abantu bagikoresha amamega hano ni kuri AFRIMEDIALIVE hari abantu bagikoresha mega bizotwara umwanya muri kugira ngo badutegeye kubera ko ari amasomo ntazarangira uwo munsi yogenda neje akagaruka neje undi akagaruka tugire umwihariko gukora ibiganiro birebire nubwo abantu bamwe batabyikunda ariko kuko tubikorera kugira ngo ukireba ntavuge ngo hari cyo twasize inyuma acigire rimwe cyo kirarangiye ngaho ngwaye umwanya nukuri kose sinobasha kubihina aca kugira ngo anyway bigazure ku rwego rwawe ushaka nimba kubihina ari cyo kibazo iki kibazo jewe aho kubihina ari cyo cyari ikibazo iki kintu kiragoye gusa muri iyo myaka mike reka nkongereho nshiremo kano kantu uhita ukomeza kuko abantu benshi twumva ko fiance ngo bagomba gukora fiance y'imyaka kugira ngo bamenyane kugira ngo bigende gute none umwihariko wawe nti mwamaze iyo myaka mbere yo kugira ngo mubanye vuba noneho mubanye n'igihe gito ku muntu wabanye n'umugore bamaze imyaka 3 muri fiançailles iwe ahita avuga ngo iyo myaka ahubwo nibwo mwari mukiri kumenyana so duhe experience yawe ubundi umuntu ntiwamumenya nubwo wamara imyaka 100 mu bana ntiwamumenya umuntu ni mugari cyane umuntu ni isanzure njye ntekereza ko umutima w'umuntu cyangwa ibitekerezo bye bishobora kuba biruta isuku ingana kuko umuntu ahora atungurana mu byiza cyangwa mu bibi umuntu ahora atungurana so mu gihe gito rero nk'icyo ntekereza ko twabashije gufungura imitima kurusha ibindi twabashije gufungura imitima cyane nta kintu cyagombaga kundaramo cyangwa kimuraremo uze wumva umugore karahiga imiriya cyangwa karakugaburira afite ukuntu nyine abagore dufite ukuntu nyine imiterere yacu muza mutanga message utanga message mu buryo butari ubwanya direct twebwe ubundi twagiraga umwihariko wa buri wa mbere waremwe n'Imana ico gihe cyose kugeza ku munota wa nyuma buri munsi ku wa mbere w'icumweru sinakoraga ntiyakoraga indi minsi twabaga turi mu kazi ku wa mbere sinakoraga ntiyakoraga ibyo tukora byose mu rugo amasuku urabizi ko hano nta bakozi abana kandi abavandimwe barabizi impamvu gafika inyuma na mama byari byararushe bimuja umutwe urabizi ko twari duturanye akamenya ko ku wa mbere aza gufata abana ku mugoroba twagiraga time yo kuganira kurusha ibindi bintu tukaganira icumweru cyose cyabiranze amafaranga twinjije narikoreraga iwe akorera abandi amafaranga ninjije ayo yakoreye iwe yakoraga yatahana nanje naratahanaga ariko twagombaga kumekinga sure ko amafaranga twakoreye twamenye ico yakoze ukindi twarandikaga twakunda kwandika ubuzima bwacu kuruta kubuvuga cyane kwandika tukandika tukamenya depense ibyo dukeneye ibyo tugomba kugeraho vision yacu abana mu biganiro byo bya buri munsi abana babaga bari imbere
umwana kandi bari bato nakurikije nyine bari bato ariko ukamenya ngo karatangira gutekereza umwana ukivuka haziga ujya azigama. Muri uko kuganira rero niko kwatumye rwa rugo ruba runini kandi rugifite imyaka mike. Twafunguranye imitima tubabanya kuri twembi hagati yacu, tumenya yuko nta wundi muntu ugomba kuba hagati yacu. N'umwana dufite ntahuriye natwe, n'umwana turi kurera ejo azaja mu rugo rwiwe n'intizanyo, ni gift ivuye ku Mana ariko ejo izakora ubundi buzima bwiwe ku isi. So ubuzima bwanje nawe rero ni kwa kundi birizi ivuga ngo tubagize umwe, bwagombaga kuba umwe hatagize undi muntu. Ya umuvukanyi we kuri kote yanje ndabafite benshi nawe arabafite benshi, twari dufite abavyeyi bombi, papa na mama nanje nawe bafite, abo bose nta muntu numwe wagombaga kuza hagati yacu cyangwa kugishwa inama y'urugo rwacu. Ni twebwe bireba. Nivyo zatumye rero ruba urwo rugo ndi kukubwira. Ndango ndabihenye ni nkuko ko ntuva warutangiye. Ni nkuko yatubizemo ikintu cyo kuganira kubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri no kutarara ni kitagenda. Wigeze umenya mu mibanire yanyu wumva nkaho cyangwa ukaba warabisobanukiwe na nyuma yuko bwari ubuzima bwo kuvuga ngo reka tukubagurize vuba ndi kugenda? Use nkaho mukiri kumwe hari ubwigeze bikubaho? Ntago zigeze bimbaho tukiri kumwe ngo ntekereze ko ari byo ari gukora vuba kugira ngo agende. Nabimenye nyuma none biri no mu bintu byatumye nyine mpagarara muri za nshingano nakubwiye, kumenya yuko yarari hategura yuko atazaba hari igihe runaka, so ngomba kubamo we nanje. So nabimenye nyuma ariko bituma nkomera kurushaho, bituma mbundi muntu kurushaho, bituma niga kurushaho. Niyo mpamvu nakubwiye dutangira ndakubwira ngo Solange ubu siwe wa kera, nje nkura ngenda mpinduka, narahindutse ngenda nkura ngenda mpinduka cyane. Umuntu wenda ashobora kutabimenya wo tuziranye wo duturanye wo tubana, ariko muri nje nzi yuko ngenda mpinduka, nagiye mbundi. Mbese wiyizimo ko ari imbaraga runaka Niki cabikumenyesheje uvuge toke uzi ko kiriya kintu yagikoraga kumbe rwari urugendo yari message nagombaga gusigarana? Ni byinshi wenda umuntu utaraciye muri iyo situation ntiyabimenya. Hari n'abayiciyemo ariko batari bafitanye ubumwe n'imbaraga bitakoroha ko yo kwiga ko ari message yasigaranye. Ndacumvishe cyane keretse udukurikiye ariko subira. Hari abantu baciye muri ubwo buzima bwo kubura ababo ariko ntibamenya, ntibasobanukirwa yuko hari message basigaranye, hari umukoro, hari homework basigaranye yo kubaho ku isi cyangwa yo kugira ico buzuza ku isi. Barahari bitewe n'uburyo abo bantu bari babanye. Ko ari abantu babanye bakubita agatoki ku kandi, hakaba no gukurikiza amagambo mabi, urasohotse urakagenda ntugaruke. Barahari abo rero ntago nibaza ko bomenya ko ari ikintu, ari inshingano basigaranye cyangwa ni message basigaranye. So njewe rero bitewe n'imibanire yanje nawe ugenda usubira paka day one, ureba ukuntu ibintu zagiye bikurikirana, zagiye byihuta kandi bikihuta hatarimo akantu k'imbogamizi, hatarimo akantu ko kuvuga ngo hari ibyo mutari kumvika, hawe ibintu byose bigenda byuzuzanya kugeza the last minute. Ugahita umenya rero ko hari ikintu Imana yashakaga kukwereka, hari icyo yashaka kukwigisha, hari icyo yashaka kumenya, hari uwundi yashakaga kubawe utariwe. Niyo mpamvu rero ntekereza ko nanje hari undi nabaye we nyuma ntariwe. Yego. Iyo utekereje muri iyo myaka nirihe somo rikomeye wize? Nize kubaho ngakora nk'uriho none, kuko ejo simpazi kandi nzi neza ko nimpfa chapter zabirangiza igitabo kizaba gifunzwe canje. So nize kubaho nyine ko nimva ku isi igitabo canje kizaba gifunzwe. So mparanira rero umunsi kundi kugira ngo mbeho nuzuza ico ngomba kuberaho ku isi. Sico nari mvugiye, ico naco kirisaba cyane, ahubwo nari mvuze muri iki gihe mwabanye
isomo byagusigiye wewe ushobora kubona ubu nyine hari ico rigikora akazi muri wewe mbese ubwo buzima ikintu byasigaye n'ubu nyine kishobora kuba kikikubera mwarimu kudafakinga ubuzima kutifakinga njewe ubwanje yego bivuge neza ya nasigaranya yarariho ubuzima bwo kutibesha kutibesha cyangwa wibeshere cyangwa shake kwigira umuntu kugira ngo wowe Gabi tubane nyine nimba bitari gukunda nje nawe ko tuba inshuti tibiriho kandi bibuza ko tubana turabana nta kibazo dufitanye ariko ntago bisaba ibiguzi kugira ngo mbane n'abantu iryo jambo riraremereye ya ni isomo yansigiye ya kudafakinga ubuzima kubw'abandi bahora ifumva umutima wawe uri udafite mutu nta deni wifitiye wewe kuko abantu benshi muri iki gihe bananijwe n'imitwaro itari ngombwa y'abandi itari ngombwa so ubwo buzima rero ntago ari bwo ugomba kubaho ubuzima umutima utaremererwa hawe uremererwa n'isi ukaremererwa n'ibibazo n'abantu kandi noneho ugasanga uri kuremererwa nta nyungu nta n'umusaruro wa none n'uwejo n'uwatumye uremererwa ntiyanamenye ko waremerewe so ngomba kubaho ubuzima budafakinga nkabana n'abantu bose neza ntigura mbese igitambo cyo kugira ngo no nta gitambo ngomba gutangira ubuzima bwanje nubwo tuvuze byiza kandi birimo byinshi birimo n'amasomo menshi ariko hari ibintu bimwe bitugeraho bitari byiza ariko kubw'impamvu yo kwiga n'ubundi muri ico gihe nihe challenging cyangwa se challenge wahuye nazo ariko uza gusanga zaravuyemwo inyungu zo kugira ngo murumva murabanye byari biryoshye bimeze neza ariko hari ukuntu abantu baza banyerera ariko mukanyerera mugasanga kumbe warunyereye gutora ifaranga ntabwo ukuntu bivuze nyine ntabwo byaba byo kuko nta kintu na kimwe nta gift ikomeye nta kintu na kimwe wogereranya no kuba ufite umuntu noneho umuntu mu macinzi mu bitekerezo mu buzima bwa buri munsi sinzi ko hari n'undi muntu wigeze kubaho mu buzima bwanje wabashije kunsobanukirwa sinjya mbitekereza sinjya nanabimenya buriya bazavuga ngo ababyeyi baratuzi ariko sintekereza ko bamenye uwo ndiwe nkawe ari mu bantu bake bamenye bakareba n'ejo bakandenga karenga umwaka ndimo cyangwa ibihe turimo akandenga akambwira ati wowe ugiye umera gutya na gutya na gutya igihe kizaza wabuye bake so nta kintu rero novuga ngo noba naravuze ngo muri iki kibi cabaye hari ikindi ciza gusa iciza nuko nabashije gukurikiza wa wundi yambonagamo nigwo rugamba ndimo nigwo rugendo ndimo zo kumva yuko ngomba kuba wa wundi yahoraga ndangiza. What do you miss the most? Kintu kumbura cyane kuri we? Time. Ibiganiro yari umuhanga kandi utuje. Hari abahanga bafite ubwenge bujagaraye. Ku buryo avuga ibintu byose ukumva birimo ubuhanga ariko ukabura ico usigarana. Ariko yari umuhanga utuje. Yari afite ubwenge butuje budasakuza. Ego. Nivuze ukumbura n'ubu nyine. Ibiganiro bye wumva nyine ukasigarana ikintu. Your last memories? Ni ijambo yambwiye
komera ubundi sinjya ndira dore utumye ndira kandi sinjya ndira bigaragaje agaciro yari afite nanga n'amarira yanje buriya amarira si meza ko iki ni igisobanuro nacu ubwacu kandi komera yes the last memory ni ijambo yambwiye ubucanye narangiza so umuntu tuba tuganira cyane yaramindukiranye arambwira ngo uzimenya kugira ubwenge gute kuko situation yari arimo ntabwo yari situation yo kuganira ibintu by'ubwenge ndumvaga nyine atari we mwanya wo kuba twaganira ibintu by'ubwenge gusa sinari nzi ko ari byo bya nyuma hari n'ukuntu nashatse kumucecekesha no kumubwira ati ntabwo ibi biganiro ntabwo ari byo byakakanye so ariko nyuma naje kubabara nyine ndabati iyo nza kubimenya nyine ko ari iyo nani ya nyuma nari kuba namuhaye umwanya uhagije narambwira ati ntabwo ari umwanya wo kugira burage izo ni burage n'injugu ubushaka kuntera ntabwo turi mu mwanya wa burage so arambwira ati ntabwo ari burage ko ndakubwira ibintu biri seriye uzumenya kugira ubwenge iwe na musaza wanje dukurikirana yigeze kumbwira musaza kandi ni kera nigaga nko mu wa kabiri segonderi ariko nawe ati buriya nuko maze kumugaburira nari mvuye ku ishuri yaravuye ku ishuri ashonje cyane asanga mama adahari sinzi uturimo naza nkora mu rugo bisanzwe iwe yigaga muri interinete nigaga ntaha mpita mu gikoni vuba vuba ndateka ndamugaburira arajya amaze kujya arambwira ngo wowe ngo iyo wabishatse uzugira ubwenge ngo ugira ubwenge bwinshi iyo wabishatse ngo ariko iyo wabishatse uza wigira igifu nk'abantu bavukana numvaga ari inzara kuye muri interinete ariko iryo jambo rya musaza nkunda kuryibuka cyane iyo ndi mu bihe nyine bisa nkaho nshaka nko gusitakinga ngahita nkagarura nk'abati wagakoresha ngahita ngira imbaraga n'umutware wanje rero yarabimbwiye arambwira ati ntabwo ari burage ariko yakundaga no kubimbwira kenshi cyane arambwira ati rero sinza ngira ubwoba n'umunsi umwe ko njewe igihe nogenda nk'ahantu kure ariko ntabwo uba wumva ko hari ikintu kigiye kuba uza ubimenya nyuma sinangira ubwa ko nshobora kugenda nk'ahantu kure kubugira urugo gogira ikibazo wenda rukahungabana cyangwa umwana akaba yogira akabazo ntugakemure tibwo bwo ntabwo ngira kuko ndakuzi cyane icyo nokora mpari wogikora neza kabiri ndaseka nati none se umuntu wese wabyaye azayiga uburyo bwo kurera wiwe numva nyine ndanamucecekeza nawe ati ntabwo yitaye imari yo kuganira ibintu nk'ibyo biri seriye cyane twikomereze nyine kuko yari ari muri nani so iyo rero ni nani ihora igaruka nkumva mfite homework yo kuzuza nyine utuntu ni twinshi ariko iyo yari niyo last nani ya magambo twagiye yari muri eta imeze gute kugira ngo ntubifate neza turangize ikiganiro kameramani nakatiga oya turangize ikiganiro dusoze ikiganiro bureba kuko ibibazo nta muntu n'umwe maze naje iminsi itari mike kuri kamera kandi natanze ibiganiro byinshi BMC ariko aracakora BMC yagiye ari muhira BMC ari mu bantu nahaye ikiganiro maze amezi nkangahe mbuze umutware ariko hari namwe ati please wari utarakomera gutya oya nukuri ariko winjiye cyane dukore next tuje muri business icyo nari mbarije ni eta
hari uburyo umuntu avuga ibintu urumva yaguhaye ni nk'ubuhanuzi kuko n'ubunyiniro uravuze ati hari genza mzibuka ngi na stakinze ukaborowinga ako kantu kagahita noneho usubira ukasa ubaye musha ukagira izindi mbaraga ariko umuntu wese agira akantu kaza kamugangaho tekereza ko umuntu wese akagira cyane hari ijambo ry'umuvyeyi hari ijambo umuntu wese agira akantu kaza kamugangaho iyo ari nko muri niyo mpamvu nanje nshatse nko kumva mood yari ihari kuko umva watahuye yuko ari last message wabimenye yagiye sivyo niyo mpamvu nari mbajije ico kibazo yararwaye kandi ntiyari muri Tanzania yararembye so tago yari umwanya wo kuganira ibyo biremereye waje kubifata serie rero inyuma y'igihe kingana gute wumva ko ivyo bintu yavuze byari byo nyuma y'ukwezi kumwe kuko nahise nkora ibintu nanje byihuse kandi imyanzuro tabajije ntagize gute kumva ko ari ngombwa ikiganiro cyavuye ahantu rero nakubajije ikibazo cy'uburyo watangiye kumva ko wigisha ingo rero reka ariho tuje kugira ngo ufungure Moonlight byaje biti wabitewe n'iki ariko umugabo n'ukuri sinzagaruka sinzagukumbura mugana none ikiganiro kibaye akasamutwe pe Moonlight yatangiye kera mu bitekerezo abantu bagende banadukorere subscribe musimbuke rwose yatangiye mu bitekerezo itangira Moonlight TV show Moonlight TV show imaze imyaka hafi kuko yatangiye ntarabyara Sami afite imyaka 8 imaze hafi imyaka 9 yari iri mu bitekerezo ariko ntiramara umwaka iriho yakora yes yatangiye rero ari igitekerezo cyo gufasha abantu mu kuganira kugira umuryango mwiza naho yatangira nakunda kubibwira umutware nabo duturanye ugasanga nyine nkagira sinzi impamvu nyine simbizi nkumva nyine mfite nk'akantu ko kuvuga umuntu wese ko agomba kugira uruhare rwo kugira umuryango mwiza so kubera icyo kintu yari akinziho no gufasha abantu uburyo bworoheje uhaye ikiro c'isukari ko twebwe Imana yari yaraduhaye umugisha muri iki gihugu ntabwo twari turuta abandi ariko uko twari tubayeho ntabwo bwari uburyo bwo guhangayika uwo mugisha rero numvaga nta urarana nta wihererana hari abantu urabizi iki gihugu hari abantu benshi ubona bastragoringa ubuzima bugoye kuburyo ashobora kubura n'isukari yo gushira mu gikoma ngo abana banywe ukabona wenda ufite abana bangana nabi we akana gahora nko mu mwenda umwe ukumva nyine gusangira nk'utwo tuntu nk'abaturanyi ni ibintu nyine byoroshe bitangira gutyo ariko kiriya gihe ca COVID 2019 igeze habaye ibibazo byinshi hano inzara ari nyinshi urumva abantu ntibari bagifite uburyo bwo kwirukanka ku misozi ngo bashakishe inzara yabaye nk'iba nyinshi mu bantu none 2018 hari havuye abasore benshi hano baja ruguru hari intambara nyinshi iwacu bagenda benshi basiga abadamu ugasiga twite ugasiga afite utwana tubiri ugasiga none numva umutwaro ubaye mwinshi nkumva umudamu wese afite imbaraga zo guhagarara mu rugo kandi nawe mfite umutware ariko nkumva mfite nk'ukuntu ko kubabwira nyine ko nimba umutware adahari yagiye gutabara yego ashobora kugaruka cyangwa ntagaruke ibintu ni bibiri kandi nubwo atagaruka nubwo atanapfa ari ku rugamba ntago agiye gufata umushahara wo kuvuga ngo azaza koherereza amafaranga yo kubatunga so wowe nkawe usigaye hano ufite imbaraga zose zo kuvuga ngo urasigara ukemura ibibazo byo mu rugo abo rero twabashije kuganira barahari ndaruha numva nyine birenze njewe umwe mbisangiza n'abandi bashuti banje urabazi harimo ba Mama Ruru ni inshuti yawe bagiye Australia
ndabibasangiza numva bibaye umutwaro munini ndavuga ati hano hanze hari abadamu tungana hari abadamu bari kwiga gushaka hari abari gupfakara ku myaka 18 20 ariko nubwo tutoha amafaranga bakeneye support yo kuganirizwa kubatinyura kubereka ubuzima ko bushoboka barankundira baranyumva harimo abantu benshi ya Money Foundation irahari yarakoze n'ubu iracakora hano iraruhizamo n'abamama bakuru igitekerezo kiraguka kigera kure nkigeza aho mabukwe yari muri Canada ndambwa ati hano hari abantu benshi bagowe bafite ibibazo n'ibi none ni muzaza musagura n'izo $10 muze mutwohereza byibura turamira umwe mabukwe nawe n'umuntu w'impuhwe nyinshi uramuzi agira akunda gufasha abantu abyumvishe nawe abigezaho abashuti biwe babanaga muri Canada avuga ati uko tuzadushobozwa twambika umwe tugurira kawungu ndi gutyo barakora pe barakoze team iragenda isura abarwayi twari dufite abantu benshi baraswa bakaza hano hakabaho tugera ku ngo zabo ni muri ubwo buryo noneho barambwira ati turi mu gufasha abantu bigasaba ko mubacisha kuri kinyamakuru runaka kugira ngo ababafashije babone bya bikorwa bari gukora iyo mpango yigeze guharagwa cyane ariko mbibwiye umutware wanje arambwira ati nta muntu n'umwe muzafasha ngo muje kumushiraho kamera nimba bafite umutima wo gufasha babafashe guhishwa ntago ari ngombwa kubafasha ngo babashireho kamera no mu byaguhagurukije ndikumva babigize ibintu bigize ntago ari ibyo kora uko warusanga ukora bazokumva bazogufasha abatazogufasha ntibizaba bibarimo birangira gutyo ariko ngahora mubwira ati wazareka ngafungura cyane uko numva mfite kuvugira umugore nyine ugitsina gore abana b'abakobwa katari kwizo bintu buke arabinyemerera hamwe tuzoyikora covid ya 2020 nari mzaye hadasa numva twari muri covid nari mzaye ati dufite time nini hano mu rugo wareka ibintu nkabikora ngati go ahead genda ubikore mvugana n'abantu bomfasha kwitangira nibiki neza bisa n'ibyarangiye n'amafaranga nari nyafite yo kubishura nibiki ariko ni igihe iyo kitaragera kiba kitaragera bisa nyine sinza ahantu zakwamiye bisa n'ibistopinze ariko ibyo bikorwa bya Money Foundation ibyo byahise bikomeza ariko cyane yo isa naho nyine yikwamye kuntu ntiyakora nuko 2020 rero ijya kurangira nibwo hajemo ako kabazo nyine ko burwayi butunguranye itaba Imana urumva igitekerezo n'ibyo gufasha nibiki byasaga nibihagaze kubera yuko niwe muntu wari inkingi yanje ikomeye yo kuvuga ngo yo kubikora muri yushigikiwe nyine n'umuntu wawe uzikora ikintu wumva ufite imbaraga ufite confidence nari mzaye ibyo bibazo byikubitiramo biki ibintu byose bisa nkaho mbaye mbihagaritse ariko nabihagaritse agahe gato cyane amaze kwitaba Imana rero nahise mbona impamvu noneho yo kuvuga yanyaye kuko nabwiraga abadafite abagabo je mufite none mfite impamvu nyinshi zo kubabwira ko tugomba guhagarara muri bamwe rero tugomba guhagarara tugomba kubaho ndaruha mbigeza kuri bakamikazi urabizi ko ari bo bari bayoboye abapfakazi hano hari amaseminari menshi twagiyemo hari n'amahugurwa nigeze kujamo ya trauma healing yakoreshejwe n'abaseminari bari bavuye sinzi igihugu ariko ni muri za Amerika mbona ni license yo guhugura ibintu byinshi nyine biba binini ariko mwumva none nibwo mbonye imbaraga zo kubikora tongeze muri Amerika rero cyari igihe cyo kubanza kwisuganya nawe ubwawe kugira ngo ubone imbaraga umenyere igihugu ufite abana bato ugeze mu gihugu utazi gikomeye nka kiriya nyuma rero maze kubona ko igihe ari icanya cyo muri right ndayifungura naho ariko yari iri hano mu bitekerezo yari isanzwe mu bitekerezo ni ukuvuga ngo umaze kuyifungura uri muri Amerika kuko iki kigarukeho abantu benshi hano bazabacibaza ngo ni gute umuntu uri muri Amerika azafungura cyane kubera cyane ubundi ni yabameze gute kubera ko mindset y'abantu benshi n'abari kunkurikira bafungura amacano ni ukuja gukorera amafaranga niko babwiwe cyane igira amafaranga ku buryo uri muri Amerika ureka akazi kugira ngo uje kuri cyane gusa birashoboka ko yazagera ikaguhemba amamiliyoni kuko turazizi cano z'abamiliyoneri zirahari
ariko twebwe ntituragera kuri urwo rwego rwo kuyikoresha kubyaza n'uwo musaruro ariko I hope ko bizakunda hari abantu bazagera kuri urwo rwego muri community zacu bakazahembwa ayo mafaranga bizashoboka ariko ntabwo nayifunguye kubera amafaranga ndayafite ahubwo nanayidepansaho menshi kurusha ayo yinjiza nyidepansaho menshi cyane ntabwo nayifunguye wayifunguye se basubira ngo umusitari ubusitari ni iki kubera ko hari abari mu gufungura ubu nyine abagore barahagurutse ari ico kintu nari nkeneye byari gushoboka ko gutwika nari gutwika kuko ndi no mu bantu bake baza bimana ibiganiro bazanga kuja kuri nani channel z'abandi kuko sinkeneye kuja ku hari abantu benshi hano hanze bari gufungura amacano ngo ni gute no umusitari ni gute nomenyeka nari kuba naraguhamagaye kakubwira ngo ngira umusitari nari kuba benshi nari kuba simvuye mu Rwanda naragiye kuri za Isimbi naragiye ntago ari ico ni umutwaro ni ibintu bibabi abantu benshi bibesha kuri iki kintu ca cano nico nshaka nyine uko impamvu mbajije ese wayifunguye kubera ibyo bintu bibiri nuko hari abantu uretse abakurikira hari abari kuza kuzifungura ubu nyine biriya by'amatiku ndi mu kubona zina kuko nza mbifashamwe abantu request z'abantu nyinshi z'abagore benshi hano hanze naho ari ibyo nari kubikora urumva icana imaze imyaka hafi 9 mu mutwe bwari kubaga bwarasibiye ntabwo bwari kuba buhari ntabwo nayifunguye kubw'ibyo si inyungu y'amafaranga ariko ndabizi neza ko muri right izagerega ikama amafaranga menshi cyane menshi ku buryo nzastopinga utundi tuzi kandi mfite n'utundi tuzi nkora genda teka ntekera amakwe muri Amerika nkora akazi gasanzwe urabizi ko hano nacuruje imyaka yanje yose mfite kodaringa ibintu nkabicuruza kandi bikagugwa so ntago Moonlight iri mu kintu mviziramo amafaranga uyu munsi ariko ndabizi ko in future izampa amafaranga mfite studio ntago ibyo bintu rero Moonlight nta nakantu ahubwo nyidepansaho niko kuri niyo realite yuko abantu misconception abantu bagira ku macano hari abenshi baraho so nanje no umuhamya yuko yabyo kuko nzi by'amacano nzi byo yinjiza noneho ku muntu uri muri Amerika hari ibiganiro byinshi rero muza mutanga kandi bijanye n'ibi ngibi na mugenzi wawe byagenze gute mwahuye gute kugira ngo mu matching Noera ni umudamu mwiza ni umumama mwiza ni inshuti nziza ni inshuti nziza wogumana I remember mu kiganiro uwo mu introdujemo k'inshuti yawe igushigikira ikunda ibyo ukora Noera sinzi ukuntu sinza mbasha kumusobanura kuko ni wa muntu utapfa igitekerezo cyawe azacumva akagiha umwanya taza ahubuka akagiha umwanya akagenzura akabona ko icyo kintu yanakunda kwinjira mu nzozi z'abantu ya supporting inzozi zawe Noera rero ni nk'umufasha wanje ni umusupporta wa my idea yanje kandi ni umuhanga ni umugore w'umuhanga kandi ubuhanga bwe nabwo sinkunda kugira inshuti nyinshi nziranye n'abantu benshi mvugana n'abantu benshi ariko ngira inshuti nke kandi bitananira kugira nyinshi nyine ngo nsahinde bijya by'abagore izo sinza mbishobora rero ari mu bantu tuganira kuko dukorana ibintu byinshi ni umugore w'umusirimu ntuzumubona ariko ni wa muntu nawe uzi yuko nimba ikintu tugiye gushaka amafaranga tutita ngo twateye inzara zihenze cyangwa twinjije paycheck ikomeye amafaranga ni amafaranga tugomba kuyakorera turatujana mu gikoni tukaja gutekera ubukwe abandi bose bimakiye baririya ariko nkavuga tubibuke ko nimugora turi butahane check bigatuma nyine duvuza muri utwo tuntu kandi afite umutwaro ukorera amafaranga menshi afite urugo rwiza ariko amafaranga tugomba gukira kandi tugomba gukira kandi ntibizava mu kubitekereza biva mu kubikora rero turuzuzanya muri ivyo bintu mu mitekerereze yanje nawe tuza dusa nkaho nyine twumvikana dushorerana niko rero umwana ashoreranye mu bitekerezo muri kuko yatangiye ari umutumirwa
buce tubona mwabaye bamwe cyane ni ukunshigikira no kumva yuko inzozi zanje zaba impamo nkuko nanje nzamushigikira mu bindi. Mwibanda ku kirero ku muntu utaraje kuri Moonlight ubibonye bwa mbere hano mubwire muzamukora iki? N'ubuzima bw'urugo. Ubuzima bw'urugo nirwo tubamo, abatware bacu, abana bacu, isuku yo mu nzu, isuku umugore agomba kumenya ubundi ari ibintu bitatu biranga umugore: isuku, guteka neza no kwita ku mugabo. Kumwitaho si uko yariye wamutekeye, kumwitaho iriya mu byumba byanyu nojaga muri ibyo bamwe mwavuze induru, nta mugabo wo gukubitwa inkokora gutya cyangwa umugire, mugomba kubitaho kuko ni isezerano mwahanye. Na Bibiliya ari ibipande byinshi Bibiliya bivuga. So ni amakuru y'urugo, amakuru y'urugo. Abantu mukunda ibiganiro bijanye n'ingo, abantu muteganya kurushinga, abantu mufite ingo, ndashishikariza kuja kureba ibiganiro by'aba mama. Amakuru y'urugo rwose. Kandi urugo ni umugabo, ni umugore, n'abana, famille. Yego. Ibyo ngibyo rero reka tugana ku musozo. Bwira abakunzi ba AFRIMEDIA n'ubundi nayo mbabwiye ngo muje gukora subscribe, muje kuri Moonlight TV show kandi subscribe. Rero tugana ku musozo, ijambo rimwe, ikintu wumva tusize. Kibaho kwarusha ukinjira mu nda neza. Ni ukuri sinzagukumbura ati Imana urabaza. Urambajije kweri ahubwo ntunkumbuye. Sinzagukumbura. Abakunzi ba AFRIMEDIA ndabasuje kandi ndanabasezeye. Ikindi gihe wenda twazongera kugaruka ariko sinone, twari twatembereye hano dufite gusubira iwacu vuba. Namwe mudukunde, turabakunda. Abakunzi bose ba AFRIMEDIA turabakunda cyane. Uyu mugabo ni umunyabwenge, ni umuhanga. Gusiza kuzana na madamu wawe mubaze ko abizi kuri we. Wowe urabizi? Nzambibona. Uri umuhanga, uri umuntu ubushaka innovation, kandi ntibi yawe gusa, igere no ku bantu. So the compliment ni sawa. Oya nibyo niko bimeze. Natwe rero mugende mudukurikirane kuri Moonlight TV show, njyewe na Noera n'abandi benshi bazogenda. Iriya nta mupaka ifite. Umuntu wese wumva aza kuyikoreraho avuga ibintu by'umuryango, atwigisha isuku, guteka, kwita ku bana, kwita nawe ubwawe. Hari abagore batikunda batazabiyitaho, kandi kwitaho ntibisaba ubushobozi, bisaba kubitahura. Kubitahura ukamenya ngo iki kirakogwa. Kwitaho ubundi ko umugore naje gusanga ni ukumenya ikintu gukogwa mu mwanya wacu. Tugikora igihe kitari icacu. No kumenya ko umwanya wo kubyuka ngo woge n'uwo koga, ntaguza koga nijoro. Right time. Igihe canyacu niko kwitaho ku mugore, gukora ikintu mu gihe canyacu. Andika hiyo itakusaidia kwa maisha. Yes, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mukore subscribe hano tugere miliyoni. Wowe uri mu kuvuga 200,000 ngabati si umugabo ko hayisubiza hasi. Tugomba kugira miliyoni 2026 miliyoni. Ntabwo iba ariyo siyo target, niyo next stop. Oya babihuti bihuti. Next stop rero kugera kuri miliyoni tugomba kuba twabanje guca kuri rompwe, kuri no gas station tukafuelinga, tugakomeza. Dufunguye umwaka ayo 200 yageze. Abakunzi ba AFRIMEDIA iki ngiki ndacizeye cyane, ntimugire ikibazo. Ndabakunda, murabizi ntabwo tuzobatenguha, ariko nanone dukunda gusupportinga n'abandi. Niyo mpamvu abenshi mukunda kubona dukora ibyo biganiro byo kugira ngo dushigikire abandi, dushiribuye ku wundi uri kuzamuka. Reka mbasabe mukandi subscribe kuri no channel, mubashigikire. By'umwihariko navuze abantu bafite ingo bagira ibiganiro byiza, usimbukire yuceho kugira ngo ubirebe. Hanyuma ndabashimiye kubw'umwanya wanyu. Umuntu washe kugera aha ngaha, uwo nguwo ni umuloyo. Umenye kuri ugira 5 star rwose. Uwo nguwo ni umuloyo. Nubundi
ngaho sharing ikiganiro gisangize n'abandi niba wagikunze kuko kugera hazonyine bisobanuye gukunda ibyo twarimo dukora bisangiza undi uzi ko bizogirira umumaro wenyine apana umuntu wari we wese uzi ko bizofasha. Hanyuma ndagushimiye kuri Mike mwari kumwe na Director Gabi, ubundi byacu nakagaruka. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. A world of stories.